uyu munsi icyo mbazaniye ni ukuganira ku ngeso ntoya ziba mu miryango yacu ariko zikimuka zikajya mu ruhame, ngira ngo nshishikarize mwese abadukurikira kugira ngo dutege amatwi. Buri wese araza kureba icyo yagenda ajogoramo cyamufasha kurera neza, ariko kandi nawe ubwe cyamufasha kugira icyo ahindura mu gihe yumva ibi bintu bikwiye. Inshuti zahanye muraho neza, ni Agnes nk'uko bisanzwe hano kuri Hanye Space, aho tubagezaho ibiganiro bigamije kutwubaka umuntu ku giti cye, ariko kutwubaka nk'umuryango muto. Ndavuga ibyo mu Cyongereza twita nuclear family, no kutwubaka nk'umuryango mugari, igihugu ndetse n'isi muri rusange. Nkaba mbashimira mwe mukomeje kudukurikira, nsaba abatari bakora subscribe kugira ngo muyikore, mukore like, mukore comment, hanyuma mukore na share, kugira ngo ibyo tugenda twiga, ibyo tugenda twunguka, ibitekerezo uko tugenda tubyungurana, bidufashe kutikunda ariko dukunde n'abandi. Nkaba uyu munsi nje kubaganiriza rero nk'umubyeyi. Nkuko ababashije gukurikira ibiganiro bitambutse, murabizi ko ndi umumama, nkabanje kubaganiriza nk'umumama ubakunda, nk'umumama uri mu rugendo rwo kwiga kuba umumama wabasha gutoza abana. Ngushishikariza nawe mubyeyi, umubyeyi w'umumama, navuze abamama, ariko nshishikariza nawe mubyeyi w'umupapa ko ukurikirana kino kiganiro kugira ngo tugendane. Uyu munsi icyo mbazaniye ni ukuganira ku ngeso ntoya ziba mu miryango yacu ariko zikimuka zikajya mu ruhame, ngira ngo nshishikarize mwese abadukurikira kugira ngo dutege amatwi. Buri wese araza kureba icyo yagenda ajogoramo cyamufasha kurera neza, ariko kandi nawe ubwe cyamufasha kugira icyo ahindura mu gihe yumva ibi bintu bikwiye. Izo ngeso ntoya reka wenda ngende mbaha nk'ingero. Jewe nkura ndi umwana bajyaga batubuza kwayura cyane, ngo udakoze ku munwa, udapfutseho. Ibyo uko nagiye nkura naje gusanga ko atari ikibazo cyo kwayura ngo wasame gusa mu ruhame, ariko abahanga baranavuga ngo iyo wayuye cyane utabashije kwikontorora, bishobora no kurangira urwasaya dutandukanye. Rero ubwo iyo ngeso nagira ngo ababyeyi dutoza abana, niba umwana arimo kwayura, mwigishe cyangwa mutoze kutayura ngo yasame mu bantu nta garuriro. Ako si kamwe. Aka kabiri batubuzaga nako kwitsamura, nanone udapfutse ku mazuru. Ndabizi neza hari uzavuga ngo hari igihe mba ndwaye ibicurane niyo mpamvu nitsamura. Nibyo, ibicurane ni indwara nk'uko n'inkorora ari indwara, ariko kandi hari igihe kwitsamura bikubwira ngo ugiye kwitsamura. Mbashishikariza ngo umubyeyi gurira umwana mushwaro, cyangwa se nawe ubwawe ujye ugendana mushwaro. Numva ushaka kwitsamura uyishireho witsamure, kugira ngo ibyo uko witsamuye bidakwirakwira ngo bijye no ku bandi. Sinzi niba mwibuka mu gihe cya COVID, hari utuvideo twajyaga tunyura ku mbuga zitandukanye. Hari ikintu nitegereje cyane, ikintu cyo kwitsamura. Uzi ko kwa kundi babimagnifyingaga, wabonaga koko ubumara cyangwa se uko kuntu witsamuye birakwiye bigiye ahantu henshi. Birakwiye rero ubu twize ko niyo waba urwaye ibicurane ko wakwambara agapfukamunwa kugira ngo niwitsamura bitajya ku bandi. Niba nta bicurane urwaye, nabwo ubasha kugendana mushwaro kugira ngo kwa kwitsamura nikuza ka kantu kakubwira ngo ugiye kwitsamura
ufate mushwaro yawe wipfuke kugira ngo utanduza cyangwa se udatuma n'abandi basangira ku byo batagombaga gusangira. Ako ni aka kabiri. Aka gatatu ni akantu kajyanye no kwihaganyura. Nyamuneka kwihaganyura ubundi bikorwa iyo umuntu yamaze kurya, sibyo se? Iyo uriye akenshi kiretse ariko se ubundi ndumva nta kindi cyatuma umuntu yihaganyura. Akenshi biba kubera yuko umuntu aba amaze kurya hari nk'akantu kagiye mu ryinyo akeneye gukuramo. Hari abakoresha floss. Floss ni ibintu zigurwa muri za farumasi, ni utuntu tumeze nk'utugozi cyangwa se udutsinga cyangwa utudodo ukoresha kugira ngo ukuremo ibyo wariye mu menyo yawe. Hanyuma hariho abakoresha kirida, ariko hariho n'abakoresha intoki. Ukabona umuntu mushoje kurya, wenda muri resitora cyangwa se muri ku meza mu rugo, ashoje kurya ashizemo intoki mu kanwa. Ibyo bintu iyo umwana bikuranye agakura gutyo, ajya no mu ruhame akazajya yihaganyura, kandi ikibabaje arihaganyura n'ubundi icyo yavaye mu kanwa ukabona arimo kukigira gutya. Hari ukuntu bibangamira abo muba mwicaranye. Ako ni aka gatatu. Hari akandi, akantu ko gutura umubi. Hari igihe ubona umuntu mwicaye, gutura umubi ni ibyo twavuga ngo ni nka reflex, kiraza. Ariko nabwo niba wenda kagucitse basigira katasi yo kuvuga ngo excuse me, mumbabarire. Cyangwa se niba uwumva birimo kuzamuka ushaka gutura umubi, urebe ukuntu wareba ku ruhande utura umubi, apana ku utura umubi mu buryo bwabangamira abandi. Babyeyi, dutoza abana neza. Akandi kantu wenda ubwo tubivane mu kanwa, hari n'abandi bakunda kwikorakora mu mazuru. Ukabona umuntu akoze mu zuru, murimo kuganira akoze mu zuru, akuyemo akantu mu zuru akagize gutya mu ntoki akajugunyaho. Kandi nk'uko mubizi dukunda kuramukanya dukorana mu ntoki. Nawe utekereze ngo umaze gukorakora mu mazuru, uvanyemo ibyo uvanyemo, usuhuje abantu. Mutoza abana ibyo kubireka. Akandi kantu, hari abantu bakunda kwikorakora mu misatsi. Iteka akaganira akorakora mu misatsi ashima, ugasanga nk'inzara zagiyemo, wenda bamwe tuba twateye kanta cyangwa se amavuta. Nko ku bagore dusiga amavuta mu mutwe kandi ntago dukarabamo buri munsi. Ugasanga umuntu nyine arishimye, inzara zabaye umukara, muri mu bantu murimo kuganira arimo arahandura inzara. Nsubiye inyuma gato, ubundi iyo umuntu abyutse yagombye gukora iki? Hari ibisanzwe, imirimo isanzwe yo gukaraba n'iki, ariko ikintu cyo kwitunganya mu mazuru no kwikokomora kugira ngo system yawe use n'uyicleaning, uyisukura, byagombye gukorerwa mu mbere. Ndavuga ubwo ni muri douche, hahandi ukarabira, ugakora ibyo bintu byose kugira ngo ujye mu bantu utagiye kwikokomora cyangwa se kwihaganyura cyangwa se kwitokora cyane cyane nk'ubutuna mu maso. Ugasanga umuntu arimo arakomeza kwikuramo ubutuna mu ruhame. Icyo nacyo ni ukukizirikana. Ako ni akakangahera, umubare warenze uwo nari napanze kubaganiriza, ariko ni ingeso ntoya zigenda zikura umuntu ugasanga arazikuranye, azijyanye no muri public, mu ruhame. Ubwo muri izo ngeso reka twongereho ingeso yo kutaramukanya. Dutoza abana, niba umwana abyutse mu gitondo avuga ati mama waramutse, runaka waramutse neza, abana bamenye gusuhuzanya. Kuko iyo umwana akuze ibyo bintu atabizi, anyura ku muntu mu muhanda ntamusuhuze. Hari inkuru kera umuntu yigeze atubwira ngo umuntu yanyuze ku bantu ntiyabasuhuza. Ageze imbere agira ikibazo,
agize ikibazo agaruka kuri ba bandi atasuhuje. Baramubwira ngo kugufasha turagufasha, ariko ubutaha uzige no kuramukanya. Ese umwana wawe, ese umwana wanjye turimo kubatoza kumenya ko kuramukanya ari byiza. Tekereza umwana akuze, cyangwa twese aho dukorera tukagera mu kazi ugasanga abantu ntimwararanye ariko nta na mwaramutse good morning. Ubundi mwaramutse ni akantu koroshye, ariko biba byiza iyo kavuzwe gaturutse ku mutima. Umuntu ukaramukanya ukabaza undi waramutse ute, ese ni amahoro. Bimufasha kumva yuko muri monde mu kirere kimwe mugakora akazi mwese mutekanye. Hanyuma abana ku ishuri nibo bakunda kwiga ibintu bya please and thank you. Nanone akandi kantu nako gutoza abana kutishira mu mwanya wo kumva yuko bafite uburenganzira ku bintu byose. Umwana tukamutoza kumenya ngo niba yifuza ikintu kuri runaka araza kugisaba. Niba avuga icyongereza yongereho please. Niba avuga ikinyarwanda avuga ati mama iki kintu ni iki nagifata. Mbese ni ugusaba uburenganzira, kuko ntabwo ufite uburenganzira bwose bwo gufata ibintu byose. Mbese ndimo kwanga gukoresha ijambo rights, ariko nyine kwa kuntu umuntu yumva yuko ibintu byose we mbese ni number one, ntabwo asaba arategeka. Ako kantu nako tugatoze abana. Akandi kantu ni akantu ko gushimira. Nyamuneka gushimira ni ikintu cyiza. Hari mushuti wanjye ujya ukunda kuvuga ngo urakoze yamaze inka za kwa runaka. Mbega uwo muntu wakundaga kuvuga bamuha inka akavuga ati urakoze, agakura ubwatsi akitura. Urakoze rero ni ijambo ryiza. Iyo umuntu yagukoreye ikintu nubwo kaba ari gato mubwire ngo urakoze, kuko urakoze izatuma n'ikindi gihe aguha. Reka mbahe indi nkuru wenda iturutse ku mubyeyi wanjye. Kera iyo yabaga yagiye nko ku isoko wenda akazana nk'udukweto, abari muri generation yanjye hari inkweto zabaga zari plastic ariko zifite utwenge, ndumva barazitaga darone. Izo nkweto yigeze kugenda utwo dukweto tucyaduka arangurira aratuzana, aratuma ndatwambara ndishima, nuko nyine ndabyina. Hanyuma aranyihorera arategereza ngo aze kumva ko jewe mvuga ngo mama wakoze. Sinabivuga. Muzi icyo yakoze? Za nkweto yategereje ndyamye arazifata arazihanagura azishira muri envelope mu gashashi, aho nabaga twakoreshaga ubushashi, ashira ahantu mu gashashi arazibika. Mbyutse za nkweto naraye hafi kuziraramo ndazibura. Nshaka inkweto mama aranyihorera pe, nshaka inkweto mama aranyihorera. Ngeze aho ndamubaza ariko mama inkweto zanjye nazibuze. Arangije arambwira ati nakuzaniye inkweto ntiwanshimira, nazisubijeyo. Nararize ndarira, nuko arangije ageze aho inkweto arazinsubiza, arambwira ati ndaziguha umaze kunshimira ibyejo, unshimire n'ubu ko ngiye kuziguha. Ndamushimira. Kuva icyo gihe muri njye habamo akantu ko kuvuga ngo umuntu akantu kose gatoya yaguha wamushimira. Nshishikariza ababyeyi rero, izo zari tips, twari utuntu duto nabasangizaga nk'ababyeyi kugira ngo dufate icyemezo cyo kubaho neza kandi turera abana bacu bakurana imico myiza, yaba mu rugo yaba no mu ruhame. Ahantu bazajye bagera bavuge bati aba bana n'abana barezwe neza. Nawe mubyeyi, niba hari nk'akantu wakoraga muri utwo ngutwo nabasangije ubona katari gakwiye, nawe wagahindura. Twese tugerageje kwikoramo umurimo wo kuba abantu beza muri sosiyete ntoya no muri sosiyete ngari ndetse no ku isi hose. Ngushishikariza ngo ukore subscribe, ukore like, ukore share kandi uduhe comments, kuko comments nizo zidufasha
kugira ngo tubategurire ibiganiro byiza. Murakunzwe cyane hano kuri Hanye Space, mbifuriza kugumana natwe, tuzajya dukomeza tubagezeho utuntu twiza nk'utu ngutu. Amahoro.